amahoro nshuti mwese mukurikiye Deliyo Queen Rwanda, ni Claudette Kori ugarutse nk'ibisanzwe, tukaba tugiye kubana uyu munsi rero nabazaniye topic tugiye kuganiraho kugira ngo twese hamwe nk'abanyarwanda dushaka kubaka igihugu cyacu, igihugu gishingiye ku muco wacu, kugira ngo tubiganireho ndetse tugire byinshi duhindura muri societe nyarwanda muri rusange. Hari umuco twita gusuhuzanya. Abantu benshi bumva gusuhuzanya kumva na akantu gatoya koroheje karaho katagize igisobanuro, kadafite icyo kamaze, ariko muri rusange mu muco w'abanyarwanda ikintu bita gusuhuzanya ni ikintu gikomeye ndetse cyane. Uyu munsi rero tugiye kubiganiraho ku buryo burambuye, turebe ese umuco wo gusuhuzanya koko mu Rwanda turacyagenda tugenzamo gake gake, ese byaba bimeze gute? Nibyo rero tugiye kuganiraho, tubirambure, turebe gusuhuzanya mu ngeri zitandukanye, uko ibintu bigenda bikurikirana ndetse n'akamaro ko gusuhuzanya, nibyo tugiye kuganiraho. Ndatangira mbaho urugero. Rimwe nkiri mutoya, ngiye mu rugo bigeze kunkubita kubera ntasuhuje umuntu. Ngiye naciye ku muntu, ngenda nirukankira ntamwitayeho, ntabyitayeho, sinamusuhuza. Nagiye kugera mu rugo, yantanze mu rugo ambwiye ati uyu mwana wanyu utagira uburere, utagira ikinyabupfura, mwamureze gute? Umwana uca ku bantu bakuru ntabasuhuze, ubu burere mutanga nibwo. Ngiye nari inkoni ku buryo n'uyu munsi umuntu wese nkuye nawe ndamusuhuza, kuko ni ibintu byakuze biri mu muco nyine ko ngomba gusuhuza abantu. Urundi rugero murabizi, guhoberana, uruhererane. Ndakeka muri iyi minsi abantu wabona bahoberana byimazeyo n'urukundo ni bake cyane. Kera umukecuru yaraguhoberaga, akaguhobera byonyine n'amarangamutima akazamuka, ariko ducaho twirukanka, twabaye busy, twabaye abasirimu. Ariko se ni gute twaba abasirimu? Gusuhuzanya bitwaye iki? Iyo ushuhuje umuntu byonyine byo bizamura connection hagati yanyu. Ntago wanyura ku muntu ngo ntumusuhuze ngo nyumugaruke we wamubaza serivisi runaka, urumva ntago ukoze ikintu kizima muri rusange. Ariko wamuciyeho ukamusuhuza, ushobora kugera hirya ugasanga wayobye inzira, cyangwa ukajya hirya ugasanga umuntu ugiye kureba wenda ntawe uhari, nta inite ufite muri telefone, urakenera ya serivisi kuri wa muntu wanyuzeho n'umusuhuza. Imagine ibyo bintu, ndumva ntago bikwiye kutubamo nk'abanyarwanda. Nimba usuje wa muntu juste nugaruka ukeneye serivisi, uraza, birakorohera kumuvugisha, birazamura urukundo hagati y'abanyarwanda. Nuvuga ngo wasuhuje umuntu ashobora kwirekura akakuvugisha, ugati mfite ikibazo runaka mwana wanjye, byangendekeye gutya na gutya, ukaba waheraho ukamwumva, ukamufasha, bityo bigatuma hariho connection hagati y'abanyarwanda. Ikindi wenda twakwigira mu gusuhuzanya, nge numva winjiye nko muri serivisi runaka, ugiye gusaba serivisi, winjiye muri shop, ese umuntu winjiye akakuramutsa ati mumeze mute, muraho, muri amahoro, akabona kuguha ikaze, karibu, byagushimisha cyane. Kandi ntabwo wazajya guhahira ahandi hantu watarutse wa muntu waguhaye cya cyubahiro cyo kumva ko winjiye iwe akagusuhuza. Ntabwo gusuhuza bikwiye kuba ari ko umuntu ngo kuko umusanze uramusuhuza. N'usanze afashe urugero akagusuhuza, akakwakira neza, ngo byazamura urukundo hagati y'abantu, na ya customer care yaba ari ikintu kiyongereho cyane. Nuba ngo turi kwakira, u Rwanda ni igihugu kiri kwakira abantu. None ugize gutyo umuntu akinjira wawe ukamusuhuza, ukamuha ikaze, ukamuha karibu, yanezerwa, yakwishima. Gusuhuza tubyumva nk'ibintu biciriritse biri aho, ariko muri make ni ikintu gikomeye. Byaba byiza nk'abanyarwanda twimitse umuco wo gusuhuzanya. Waba uri umubyeyi wabyuka mu gitondo ugasuhuza abari mu rugo, ugasuhuza abana bawe, waba uvuye mu kazi ugasuhuza usanze mu rugo, unyuze ukamuha icyubahiro ukamusuhuza. Nukuri byaba ari ibintu byiza bitanga impinduka cyane, ku buryo n'umwana azakura yumva ko akwiye guca kuri mugenzi we akamusuhuza, wanyuzeho akamusuhuza. Mbega turi kwigira abasirimu cyane, kandi kuba umusirimu no gusiga umuco inyuma
ntacyo byaba bimaze. Ubaye umusirimu mwiza ugaca kuri mugenzi wawe ukamusuhuza mu kazi, ugasuhuza abagenzi bawe, wakinjira muri bisi ukabwira shoferi mwiriwe akakwikiriza mugakomeza urugendo. Vuba aha mperutse kujya gutega umumotari, mugezeho ndambwira ati wiriwe mota, mbere y'uko wenda mubwira ati ndashaka kungeza. Motari byaramutunguye ati no, ati mu myaka 2 maze ngende muri aka kazi ni ubwa mbere ntwaye umuntu abanje kunsuhuza. Mu by'ukuri byazamuye urukundo, ubona agize amarangamutima avuga ati hari abantu burya bagifite umutima, bagifite umuco. None nk'abanyarwanda byatunaniza iki? Mumbwire byatunaniza iki guca kuri mugenzi wawe ukamusuhuza? Kubona ntago ari byiza ko tugenda twigira abantu ngo gusuhuza abantu ngo n'ubuturage, ngo uzi ko mu mujyi usuhuza umuntu ugasigara atokesha ati mu izina rya Yesu yari kunyikurizamo abadayimoni bahehe. Nyamara gusuhuzanya wari umuco wacu nk'abanyarwanda, bituma tugirana urukundo, bituma amarangamutima azamuka. Umuntu yabaga afite ikibazo yabona umuhobera, yahura n'umubyeyi we nyirakuru ba nyirasenge akamuhobera, akarira, agafata umwanya akisanzura. Mu by'ukuri byubakaga ubushuti bukomeye cyane, n'umwana akaba yagira akirekura, akaba yavugisha umuntu wese ikibazo cye. Nuvuga ngo uciye ku muntu nk'umusuhuze afite ikibazo, ugira ngo se ntago yabona imbaraga zo ko yaguhagarika ngo mwana wanjye mfite ikibazo runaka. Ariko wamusuhuje niho hazamuka nawe kuba yakuvugisha ati mwana wanjye bimeze gutya na gutya, mfite ikibazo runaka, ndashonje se, nabuze tiki ngeza mu rugo se. Ugasanga ni ikintu cyongeye kubaka ubumwe mu banyarwanda, cyongeye kuzamura urukundo rukomeye mu banyarwanda. Nk'abamikazi banyabo rero, gahunda ni ya yindi, duhurire kuri Daily Queen Rwanda kugira ngo dukande subscribe, dukomeze duhana ibitekerezo, inyunganizi. Buri wese arahari kugira ngo ahindure byinshi, duhindure byinshi, dutere imbere, twiteze imbere. Ariko wa mwitero wacu dufubitse umuco wacu nk'abanyarwanda tugendane nawo. Murakaze cyane, Imana ikomeze ibarinde, muragahorana amata ku ruhimbi.